Baby. Genda umukire. N'ubukire. Nasha ko nayabona. Utayabona se gukaniye akanyenyeri. Nagarazi. Yaje byihorera ahubwo nyereka message wawe. Wayirebe mu yawe. Nje ntayihari. Yaje ufite telefone nyinshi cyo kibazo cyawe. Mana bimbabwiye amafaranga bashara mayi mwaseka muga akomasha. Abantu Ijana. Ibihumbi baje muri icyo kibazo. None urabuze umuntu umuvandimwe w'umusirikare cyangwa umugore wohereje umugabo mu bibazo bya Kongo kuvuga ko ahantu umugabo yagiye gukorera. Ikibazo. Abantu baje bakoresha ubwenge bwinshi. Maye M23 ngo bayivuga nabi. M23 asaba ngaba wabavuga nabi se kugira ngo bigende gute. Ninde se ufite inyungu zo kuvuga nabi kuri M23. Abo ngabo byo bihorera. Hari abagore bapfuye umwana kwa Salomone. Turimo kujyana bapfuye umwana uwamwibye wibye umumama wamubyaye bajya mu rukiko. Kandi Sandrine twe turi muri position nza kubivuga kubera ko uri Masisi ukaburi gicanga gukosora abantu muri kumwe biragora narone kundi ruhande. Kimwe no kushaka gusoma icyapa aracyegera. Sibyo? Rero ubashije kwegera M23 ukayikurikiranira hafi wanenga bimwe kuko uyizi. Ariko ntiwanenga ibyo utazi. Umuntu unenga M23 nuko abakurikirana M23 umunsi ku wundi. Utayikurikirana umunsi ku wundi ataza update zayo ntago ashobora kugira ikintu ayinenga. So bajye bahama hamwe rero tubanenga. Sha umva muhame hamwe tuzabanenga nimukora byiza tubikore kandi ni byiza bizabubaka mwabikunda mutabikunda kandi ntimukishinga abantu babakomera amashyi buri munsi. Ubuse bukavu niba bakomera amashyi bakabashiramo ibisasu bakishwanyiriza ibisasu ntibaje bakoma amashyi. Mu pastor umwe ngo yasuwe n'amabandi ngaje navuga ngo twahageze Messi yawe twahageze n'impamo kandi bambaye amakaruvate amabriefcase mu ntoki urumva ukuntu hano ducurika ikibuga seriously ure mu 23 sibyo FDL igahinga igasarura igasarura ibyifashisha terrorism mu gace muyobora ibyitungisha Nyatura itungisha Mayimayi itungisha Wazalendo na whoever ure mu 23 control hano ukareka FDL igapakira amafuso igapakira imyaka ikagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo uzi ikibazo cyakuzaho. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Action. Bakunze bacu turasuje amerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibigano byacu umunsi ku wundi nukuri turashimiye cyane ndetse abakomeje gukora subscribe nukuri muri abingenzi cyane turabibona kandi turashimiye cyane kuba dukurikira kuri Gasaro News ndetse mukomeze munakora subscribe munare biganiro dukwena Marshali ni bisanzwe n'umuntu wacu n'umuntu wanyu nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo by'Marshali bimeze neza. Meze neza no kumpaye akazi na kane bisanzwe gusa wazabona ejo abantu hatagiye ko ati muzehe ni bisanzwe ari hehe uze kunteza aba internaute wowe ntubazi ariko ntacyo kama kawaida. Meze neza patron sigaye bambara na patron. Le patron c'est de la capitale. Le patron de la capitale c'est wawe n'umunyamujya kuganira n'uganira ku modoka. Super manager. Super manager c'est le patron de la capitale. Kubera iki se ari patron de la capitale? Super manager ni therapie mu burya kuko nimba ndeba kunasa nkibaza niba banahumura. Wabonye ko mu kiganiro yaziteye se agafata ubwoko butanu mu kiganiro cyanjye akazivanga. Ntacyo nabonye uzameringa. Nashaka kumenya gusa niba ahumura nk'ukuntu abasa. Urasekeje. Yatari kabisa yafashe parfait akajya zivanga. Ati se bibyara iki? Ati bibyara parfait nyine. Ati ntago bacaka umuntu umenya ubwoko bwa parfait nisize. Ako se Superman uzahora ucanga abantu bizakugeza ku cyuho. Ngo yose ubundi bazimenye bya butwari.
simbizi nanjye super manager nanjye bushiti wanjye rwose ni umunyadushyi ni umunyadushya ni umusirimu icyo nashatse kuvuga yego ntabwo ndiro patron de la capitale ba super manager baracyari bato niyo umuntu yaharira uriya ni kijyana kabisa yego mvuye no kuri radio muri studio topic duherukiyeho niyo kwakira umunyamakuru bita Lorenzo ubundi Lorenzo nari muzi sure mubona kuri social media sinani mubona gutya nawe turanahuye aza kuri studio ubu nawe n'umunyamakuru umushya nyine wa SKFM wumva rero sigiye kubitangaza ibyo ni byaba nyirabyo ariko nyine uko nemera super manager Lorenzo nawe nawe nta mikino ni igifaru nkunda umuntu uri straight udaca ibintu ku ruhande ari super manager nta ibintu ku ruhande ari Lorenzo nta ibintu ku ruhande abo bagabo babiri ku social media yacu ndabemera nubwo ntabakurikira baba mu bintu bya entertainment kandi simbibamo cyane super manager ikintu rimwe na rimwe mbona nacyo mukundira cy'umwihariko kubera wenda n'impamvu zanjye navuga ko ari bwite yego bitabaye ko umuntu ari mugari sibyo super manager ushatse gusabota u Rwanda afite amabuye yayatora afite ikintu hafi yagitora kubera ushatse gusabota igihugu cye yego umuntu ukunda igihugu cye rero akanabivuga bamwe bakavuga bati ntawe uzi ikibaho kiri ku mitima ntabwo nta mubaje w'imitima nari nabona ntiyanayiringanije ndeba kubyo umuntu amanifesta muri we yego super manager rero bundi ni umuzarendo kabisa wa nyawe ariko narabitana kuvuze ngo ni umuzarendo yego nicyo uzarendo bivuga umupatriote ye ngo ni umuntu woza imbere igihugu cye rega nkubwire Sandrine ntabwo duhuje ubuzima ubushobozi buri kimwe cyose ariko twese duhurira ku gihugu kaguhe nk'urugero nta mukire mu Rwanda wari wubakira ishuri ry'abana be n'iby'igihugu nta mukire mu Rwanda wakora simbizi amazi wenda yakogota mu butaka ariko amashuri agomba aba ay'igihugu imihanda igomba y'igihugu ntiturabona abantu bagura imihanda mu Rwanda ngo ntagire undi ukandagiramo hari ibintu igihugu gikora kiteguye kudukorera twese tudashobora kwiha nta mukire watanga education ku bana be rwose ngavuye ngo ndabashakira professeur ngo najya bakoresha n'ikizami mpuzamahanga ngo na kaminuza muzigamo ngo niyo mu gipangu cyane ntago bikunda so that's why umuntu atagomba gusabota no gushipota igihugu kiwe ku mpamvu yari yose bamwe rero bakunze kugira confusion ngo itandukanye hagati y'igihugu ngo na systeme cyangwa ubutegetsi wabuyoboye icyo gihugu yenge mbabwira ngo igihugu ni umwitero icyo tubona nk'igihugu ni umukenyero systeme ni umwitero buriya wabona umumama akenyeye neza yabere afite umukenyero mwiza urumva nta kantu kari hejuru wabona ko bitubarije umuco ariko uko kimwe wagize ikintu kikwiza biba ari sawa so ufite byinshi rero muri definition ni bigari ariko igihugu ni affaire ikomeye cyane ubura umubyeyi ukabura umuryango bakagutererana ukabura iki n'iki igihugu kigasigara kigusigasiye ntacyo waza uvuga ku gihugu kuri super manager which is bishobora gutuma umuntu anavuga ati ako kantu nyine ni sawa super manager ni mucuti wanjye ariko bana numva ko nanjye ntakoma ntagize musaza uri umuzarendo wakweri kabisa ushatse kuvuga iki muzarendo umunyarwanda akanyenyeri se katandusha amafaranga ubwo yakata akanyenyeri ngo ugende ayo ushaka atakurusha se eka ntabwo nusha amafaranga super manager dushobora kuba tuyanganya wenda yego mama byahebye ukagiye icyo ushatse kuvuga dushobora gukoresha amafaranga asa niba ari amadolari akabarasa niba ari amayero akabarasa mwese murayafite ntacyo mubaye ntacyo ntawurira muri mwe oya ku bwinshi ni umukire super manager w'abakuru ati ntawurira muri mwe ntawurira muri twebwe dufite igihugu se kacyo duhuriyeho cyo kiduha byose yego super manager ni umukire byo ntabwo nabihakana ariko nta by'akanyenyeri nshaka byo nabyihorera ngiye se basi kankandire wowe se ntabwo nakuburira rwose ntuzi 07 nimero yabaye n'ubundi barayizi 07 kandi nutarayama ntago ariko mureke mbabwire aho marshal twabaniye narangandira akanyenyeri uyu munsi reka 07 87 ni 8 yego 14 57 9 6 je sha nkuzamure sha je use navuga ibigo super manager je baka icyo nzi kiko marshal kwanze je kuri guseka oya rose de nagakanze
Igo kadebi. Genda umukire. Urubikire. Bashaka ko nayabona. Utayabona sigukaniye akanyenyeri. Nagarazi. Yaje byihorera ahubwo nyereka message wawe. Wayirebe mu yawe. Nje ntayihari. Yaje ufite telefone nyinshi cyo kibazo cyawe. Mana bimbabwe amafaranga bashara mayi mwaseka buga ako basha. Abantu Ijana. Ibihumbi ijana amafaranga. Ijana ry'igiceri. Oya. Oya nukuri kose. Ako mana. Abantu baragayana nuko. Oya. Aya mazera Sandra. Mana isirishira. Amafaranga ijana. Uko angana kose. Nyabereke. Yabereka kandi yabereka nta muntu uzagera kukandira akanyenyeri. Kubera ko uzaba utagira ibanga. Awi, shatwe komereza makuru. Ntabwo natanga amafaranga ari munsi y'intuzi. Yage basha, tinya Imana. Imana yitinya banza mfitanye nayo. Ubikuye ku mutima. Niyo cyabasengani ariko biratse. Ntago ari ku mutima gusa. Ntago ari ku mutima gusa amafaranga ni menshi. Ugiye wongeraho 00. Marshal. N'abandi bazero yongerere. Nawe mwumva amafaranga tubyetse kangapfasha. Reka twigire mu makuru. Marshal gusuratse ki. Reka mbanze mana we. Nsubize abantu. Bakunzi bacu rero. Marshal akoze kuba ari na hano. Reka mbivuge kuko ni ku kiganiro cye mwabivugiye. Twebwe iyo tuvuga kuri M23 nta ruhande tubogamiyeho ari Kongo uretse gato. Ari Kongo ari M23 kuko muri mwe bose twe turabamenyesha amakuru. Nabonye hari abavuga ngo ariko M23 ngo ko musigaye ngo ikora ibintu bitagenda mukabivuga ngo ikigaragara cyo ngo ishobora kuba yarabambuye. Itwambura iki? Kuri kw'Imana ku kiganiro ngo amafaranga ngishobora ko imishari bari mu ngitara bibahaye. Itanga amafaranga. Twebwe ntabwo dukora M23 rwose pe. Itanga amafaranga. Nyine nibyo nabonye mu comment. Ngo dusige tuvuga ngo ibitagenda byo M23 ngo tukabivuga. Ko yakubisa abana. Ko yakubisa abana. Irimo gusarura n'imyaka n'imyaka itahinze yo muri Bambo. Urumva ibyo M23 ikora ni byinshi byiza. Ariko burya akirahuri cy'amata. Urumva kiguyemo akantu gatoya. Ubona ko bikuze gutera ikibazo mu kugakuramo. Uzima bivuze se Marshal. M23 ntabwo twebwe turi abantu ba M23, ntituri abantu ba Kongo, ntituri abantu wenda b'iki, turi abanyafrika bavuga ku bihugu byacu, ku mutekano w'akarere n'ikimenyimenyi. Nta hantu habashobora kubera inama y'ukimana amakimbirane muri Kongo. Yego. Hatarimo ibindi bihugu. None se reka nkubaze niba mu bikemura ibibazo bya M23 hagomba kuzamo SADC. Uramuzi umuzimbabwe kuvuga ko M23 igihugu cye cyabijemo. Ubuse perezida Emerson Mnangagwa nyari Nairobi umusibejo. Yego. Hanyuma se William Ruto ntihagaritse akazi ke akayobora inama ikemura ibibazo byo mu M23. Ntabwo wabuze umunyakenya kuvuga kuri M23 kandi hari abasirikare baje kubahiriza umutekano ba aircraft barimo nayo muri Musaidi ya M23 na Kongo. Yego. Hatari kurana n'abahaguye. Sibyo? Yego. Baje muri icyo kibazo. None urabuze umuntu umuvandimwe w'umusirikare cyangwa umugore wohereje umugabo mu bibazo bya Kongo kuvuga ko ahantu umugabo yagiye gukorera ikibazo. Abantu baje bakoresha ubwenge bwinshi. Maye M23 ngo bayivuga nabi. M23 asaba ngaba wabavuga nabi se kugira ngo bigende gute? Ninde se ufite inyungu zo kuvuga nabi kuri M23? Abo ngabo byo bihorera. Hari abagore bapfuye umwana kwa Salomon. Turimo kujyana bapfuye umwana uwamwibye wibye umumama wamubyaye bajya mu rukiko. Salomo aravuga ati mbigenze gute? Uyu mwana ngiye kumucamo ibipande bibiri. Utaramubyaye urumva aravuga ati mukate rwose ntwari igiciro twari kindi. Uwamubyaye aravuga ati ni mumureke nemere nge mu mabaro. Sibyo? Abigize abavugizi ba M23 nibayireke. Sibyo? Nge nkavarinza makuru ya M23 imyaka irenga 17. Sibyo? Wowe ujeje bundura umutineja ntuzi nibyo gutera gukiga no kwandika internet urimo kuvuga ngo bavuga na M23. Wabyara umwana ukanirwa kumurera cyangwa ukamuhereza bihehe. M23 ariko ikiriho cyo ntacyo nyisaba no ntakinsaba. Sibyo? Ariko ntibabone M23 ipafana ngo yireke warayigiriye kubise. Icyo cyo gisubizo mbahaye wari wese abigira abanyina ndabizi bakigira inshuti za M23 ibyo birabareba bajya bagenda bagira ibyo babavugana nayo ibyo ntabwo bindeba nkuko ibyanjye bitabareba. Ariko ntabwo mu byukuri nubwo ese reka nkubaza. Yego. Umwana agiye gukora amashanyarazi katazi kiri muri prise. Wamureka ngo nakora amashanyarazi ashwanyuke? Oya. Oya. Umwana se yavuga ngo wamubangamiye. M23 n'abantu bafite umutwe w'abarevolutionnaire si abarevolutionnaire bamwe muri aka karere bamwe muri bo twabatanze kwa abarevolutionnaire urumva? Yego. Nta nisomo rinini baza bigisha umuntu ntabyo bajya umuntu atanyuzemo. Iyo ufite state
y'ahantu hafite ubuso bwa kilometero zirenga 30 kilometero kare uremera ukanengwa uremera ugashimwa aho hateye intambwe iyo bitagenze gutyo uje nk'umunyagitugu urwanya if M23 does not want ko abantu babivuga kuri yo ugashaka kumera nka leta ya Kinshasa kandi ntekereza ko babivuga se M23 bivuze urumva nabigira M23 gute hari abantu bashaka bakaturika kurusha papa ni gute usereka nkubaze hari umuntu mu M23 utafite nimero zacu cyangwa nimero zanjye we kwiza bazifite hari wari guhamagara kubona gatasiyo nta nomwe kandi bafite uburyo ki bashobora kuducommunicating ngira ngo si ubwa mbere si ubwa kabiri n'inshuro yewe n'icumi zirarenga twagiye tuganira no baduhamagara hari abavuze bitari byo cyangwa hari amakuru yo gukompleta abifite bagomba kuguhereza kuva ku bavugizi babo zamuka bakazarama zamuka bawuringoma zamuka bakareziyusi yo kabyara urumva abavugana na Oscar Barinda nawe njye numva abaha ibisobanuro Kanyuka uvuga igifaransa akagica amazi wagira ngo niwe wakiremye kandi umuntu w'umuntu uvuze ururimi umuntu aragukosora akakuzuza ntabwo agutwenga ngagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo utazi icyongereza bwo wajya ngo n'icyo umwana avugana watakaje Kareziyusi muri M23 yaraduhemukiye singiye kukubeshya urumva ariko icyo nshatse kuvuga aha ngaha nuko ntabwo niregura ku muntu wese ku mpamvu ngo ya M23 atoro ntabwo bikunda ntabwo M23 yakora ibintu byiza ngo tureke kubivuga nta nubwo yakora ibintu ngo tureke kubivuga ibihugu byacu se tubamo ko tuvuga ikibi gishobora gukorwa n'umutegetsi cyangwa umuyobozi runaka abe ministre abe governor abende kangahe se bazakurikire barebe M23 se irusha imbaraga ikihe gihugu muri aka karere k'ibiyaga bigari ku buryo yagira regime ikakaye ku buryo batayivugaho ni bande se gute se bikunda gute so umuco wa demokrasi droit d'expression turawufite turisanzuye usiba kudasanzwe ibyo usanze ariko ibindi bahame hamwe abantu bavuge urumva niba bavuga bakosore bahamwe abantu babashime hanyuma nyine bakomeza urugendo n'imbaraga bashyira imbaraga hashimwa bakuri biga mu bishimwa ibindi bigende neza abantu bigira bavugize mu 23 urabona jewe ndabyiziye ngize gute urabyiziye niba ubizi uzafate cano kuko Gasaro TV yashinzwe cyangwa Gasaro News nawe ushinge yawe none uhangane kandi ibyo uhanganamo ntacyo bizakugezaho so M23 etymologiquement urebye naho iryo zina rituruka ukara amateka yayo ko yubatse urumva uri umuntu utandastandinga intambara y'M23 y'Rwanda waba uri pumbavu rwose aho ngaho ariko kandi uri umuntu uri aho ngaho ubona abantu bakora ibintu by'amafuti rimwe na rimwe kukabareba mu maso urugira ikintu babwira ntabwo urimo kubakiza ntabwo urimo gukiza communauté urumva uzasanga ejo buri buje babashyize amabuso ibintu nk'ibyo ngibyo imiryango yabo isigara ari udutwi nk'okore kubera ibintu batabwiwe rwose ahubwo abantu nibakanguke niba hari M23 n'abakada bayo bakotoye cyangwa se abasirikare bayo bababwize ukuri sibyo kandi Sandrine twe turi muri position nziza yo kubivuga kubera ko uri Masisi ukaba uri Gicanga gukosora abantu muri kumwe biragora nanone kundi ruhande kimwe no kushaka gusoma icyapa aracyegera sibyo rero ubashije kwegera M23 ukayikurikiranira hafi wanenga bimwe kuko uyizi ariko ntiwanenga ibyo utazi umuntu unenga M23 nuko abakurikirana M23 umunsi ku wundi utayikurikirana umunsi ku wundi ataza update zayo ntago ashobora kugira ikintu ayinenga so bajye bahama hamwe rero tubanenga sha umva muhame hamwe tuzabanenga nimukore byiza tubikore kandi ni byiza bizabubaka mwabikunda mutabikunda kandi ntimukishinga abantu babakomera amashyi buri munsi ubuse bukavu niba bakomera amashyi bakabashiramo ibisasu bakishwanyiriza ibisasu ntibaje bakoma amashyi mu pastor umwe ngo yasuwe n'amabandi ngagena avuga ngo twahageze Messi yawe twahageze n'impamo kandi bambaye amakaruvate amabriefcase mu ntoki urumva bagiye kumwiba kuko bari bazi ko yabikuje amafaranga iyo histoire bazara nabayeho bageze muri salo batangira kujyanyagira ibyumba taze kabashyitsi bakwiye ibyumba baje baririmba n'amapendo n'amakorasi abona amadolari ya mbere barajyanye aba kabiri baragenda abaturage bagiye kuza basanga igiterane cyakomeye cyane uwa mbere yuriye imodoka undi yuri abajura baragenda none tugende tuvuga ngo twahageze mu 23 we twahageze n'impamo tumeze nk'amabandi agiye kwinjirira kugira ngo abantu babashe kugira kwihungabanya hari ugiye kumwira ngo ntabyo yasabye umuntu ibyo birayireba gindi mu kazi kanje nta kazi nayisabye ijya kurwana ntiyagishije inama ikora ibyitangishijemo inama nanya nkakora ibyo ntagishijemo inama twese turi mu kazi urasa nakora akazi ke ukora siyasa akora akazi ke uyobora abaturage rero akora akazi ke nanjye nkora kanje bituza kumva base byagenda gute Marshal nabonye nubundi ya radio Okapi yanditse inkuru nubundi nko bikomeje ko M23 ibyo gusarura imyaka ariko bamwe bati ariko kuki mudatanga navuga balance yego mu balancing inkuru
mutubwire ariko na M23 muyibaze muti ese ko twumvise ko musarura imyaka ukuri nukuye cyane ko M23 ubu bushize umuvugizi yavuze ko ino radio hari ibyo yandika kugira ngo ibe yagira iki yabasebye ubundi mu isesengura makuru urumva habamo ziriya ngingo abantu biga muri communication za wa eshanu yego urumva radio ni Okapi sibyo why inkuru irimo kuvugaho yayanditse when ni igihe ki yayanditse urumva where iyo nkuru iravuga ibyabereye hehe for what reason ni iyihe urumva n'ibikindi nibagiwe biza byo who ninde wabikoze sibyo w zawe zikaba ziruzuye inkuru ya Okapi ivuga ko hari abaturage bo muri sheferi ya Bwito urumva ahitwa Bambo M23 buje gusarura imyaka yabo sibyo hanyuma mu kubabuza kuyisarura hakaba ibice bibiri hakaba n'iyisarura itarayihinze ibyasi biganjemo ibigori n'ikibona muri kimwe cyose noneho ahantu twahavuze igihe twakivuze ni season turimo hwayi wajya kureba umunyamakuru ko yanditse nubwo atagiye in deep akagaragaza ko iyo mirima ishobora kuba ariyo amatsinda ya FDLR kuko hari ari mu matware yayo yagiye ihinga ikararika imirima n'ibishaka sinakubwira igashaka noneho kuza kwidegembya ije kubisarura igasanga abatasi baye mu 23 ibyo ngibyo barabizi reka nkwereke noneho kuntu hano ducurika ikibuga seriously ure mu 23 sibyo FDLR igahinga igasarura igasarura ibyifashisha terrorism mu gace muyobora ibyitungisha Nyatura itungisha Mayimayi itungisha Wazalendo na whoever ure mu 23 control ahantu ukareka FDLR igapakira amafuso igapakira imyaka ikagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo uzi ikibazo cyakuzaho icyo gihe naza nka marishari nkubwira ngo ni impamvu ki urimo guhimbaraga FDLR erega reka nkubwire ikintu umuntu ntekereje ntabwo nigeze nagitekereza mu buzima yego nkubwire ikintu ntekereje ugihe ucyakorude cyangwa se ureke kucyakorude Sandrine wari uzi ko buriya bishoboka ko nubwo bikubiye nka 1%, uzi ko M23 igomba gukora ibishoboka byose yego uko mbitekereza igomba gukora imibare yose ishoboka ku buryo nigera ku muntu urwanya u Rwanda imusya itanze cyangwa urwanya Uganda iminashobotse n'urwanya Burundi urabyemera ibyo ngibyo kuko urabona leta ya Kinshasa yabujije amaleta mu bihugu bya muri no extreme ya Eastern DRC aherereye kuri East African Community leta ya Kinshasa ikoresheje politike ya diplomasi n'imbaraga ifite muri East African Community yatambamiye ibihugu ko bicuruza kandi bigakorana n'imipaka iri kure mu 23 recently urabyibuka Uganda Museveni gutegeka ko abantu bacuruzanya zabonagara n'ahandi hose u Rwanda ntabwo rwigeze rubigiraho ikibazo ngira ngo muri ubwo buryo ndetse leta ya Kinshasa ivuga ko abantu badafite passport zitemo kashi y'Kinshasa batagomba kwemererwa tandiske abantu bari Goma Bukavu Bunagana Kitagoma n'ahandi bo bakoresha amakashi ya FCM 23 biriya bino bihugu bikora ntabwo leta ya Kinshasa byemera kandi ibihugu bifite ambassade n'ibihugu biri muri Eastern African Community biteje polemique bien sûr ariko ibihugu birenga kuri zo polemique bikavuga tu as human being reka abantu bahahirane iyo ni intambwe ikomeye bino bihugu byaremeye gutera ushyizemo nk'u Rwanda rwo hari ibihano byafatiwe u Rwanda hari iki niki kubera uburyo bw'u Rwanda standing ibibazo bya M23 Uganda nuko nayo ntabwo bayireba neza Kenya nuko ngashingiyemo FCNC de suite yego so cyo nshaka kuvuga niki rero hari ubwitange cyo nakwita nk'ubwitange tubikure muri understanding yego iyi sphere y'Iburasirazuba ya DRC ibihugu bihaherereye byemera bikarya umutima amenyo kubera uburyo bwumva ino ntambaro ukuntu imeze yego none rero mbwira ure mu 23 uhuye n'umu ADF wenda reka tuvuge Beni reka tuvuge Butembo reka tuvuge ahantu hose hashobora kugaragara nyine abantu barwanya Uganda none se Uganda nimara kugira gutya Uganda nimara kugira gutya ikumva ko M23 iciye ku muntu w'umuntu rero ntekereza ko niyo navuze ko bikubiye gake ko M23 igomba guhakikisha ku buryo ahari ibirindiro ahari akarindiro ahari n'uturindiro twa FDLR n'inyungu zayo
izi sibanganya haba mu gutwika amakara muri Nyiragongo ntabwo M23 FC izemera ko FDL hakomereza activite zayo haba aho hantu yihaye ko yamaze imyaka ikabaka 30 yewe iruzuye ikahahinga ikahakodesha nugeze kuva umusirikare officier supérieur ibatara officier général wa FRDC hashize nk'imyaka 2-3 ngira ngo ari basabwa gusorera ifamu ye iri mu gace FDL yagenzuraga banamuha deadline ngo narenza nk'inka ze bazaziha abaturage iyo yarasirikiye abantu barayizi bagiye bakora inkuru kuri Kongo n'ubu nashaka nkayibona so nukuvuga iki rero M23 FC ni gute yamenya ko FDL yakoze investment maybe mu buhinzi ikajya kureka iyo myaka ngo FDL yisaruye ipakira amafusi yohereza ishaka hose yishyemo kahunga yo kurya kugira ngo ibize kwica abantu no kubarasa hari amakuru abantu bandika umuntu akaba yahenge kuko ashaka cyangwa ahengura uko ashaka ariko azironga M23 yabona FDL igwiza ibirindiro ibirindiro harimo no byubaka ubukungu ihinga ikorora ikagira gute ntiyifatira imyanzuro buriya burimo wimakaza FDL kandi M23 ibyo navuze bikubiye gake igomba kugendera mu kwibaza ngo ubutasi bwo hanze bw'ibihugu byo muri Eastern DRC bumenye ko hari ahantu budebekera FDL byagenda gute ko nibura ibihugu biri mu duhugu duke ku isi dupfa kuvuga ngo twumva impamvu mu Rwanda iyo nkuru ntago negative kuri M23 niba cunga izamenya ko hari samba ya FDL ikirombe cyayo urumva izayihangayike mpaka basarura iki batashye wabo amagani w'abayobozi ba FC ko bavuga ati mutahe wanyu mu Rwanda batahe mu Rwanda u Rwanda rurera u Rwanda rureza urumva bajye mu mutoba babahe ntuze babaha amasomo ntabwo nkuri negative namba niba bahigisha uruhindo kuko umutwe witwara kuriya utagiye ngo ujye mu mizi ya ekonomi yawo murahangana bikakubana ikibazo ibyo ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo kabisa izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.